benshi ari witwa Lakshmi Bai yabaye mu kinyejana cya 19 nyuma ya Yezu yari umwamikazi wa Jhansi mu Buhinde aho bita Jhansi mu Buhinde yari rero yari mu bantu b'imbere mu kurwanya ubukoloni bw'abongereza mu ntambara iyo bita intambara y'abasirikare muri mu gihugu cy'Ubuhinde. Urumva rero muri wese muri bano bagore yaranzwe no kudacika intege, gukunda igihugu no kuyobora ingabo mu bihe bikomeye. Ubutwari rero bwabo bugaragaza ko umugore ashobora kuba umuyobozi uhamye tudashyizemo imipaka ku bushobozi bw'umuntu, no kuvuga utavuze ngo abagabo nibo bashoboye cyangwa se abakobwa nibo bashoboye. Anashaka kwereka ko abakobwa urumva mu Buhinde, Vietnam, muri Dahomey n'ahandi henshi cyane hagiye haba abakobwa bari intwari ndetse bayoboye urugamba, ba Jeanne d'Arc n'abandi benshi cyane. Mu Rwanda rero duzina Ndabaga, bajya bavuga ko Ndabaga nawe yafashe umwanya akavuga ati no, nanjye ngiye kurwana. Reka twirengagize ibi rero tugaruke, twagiye kure cyane, nagiye kure cyane n'abajyanye kure cyane. Reka tugaruke muri Afrika twibaze tuti ariko se muri kino gihe ni ibihe bihugu biri imbere mu guha abagore ijambo mu gisirikare cyangwa se bifite abakobwa bakomeye mu gisirikare muri Afrika? Reka duherere ku mwanya wa 10. Ahangaha turebe ibyo bihugu ni ibihe hano ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 10 rero twahashyize igihugu cya Algeria. Ni abakobwa bafite ubumenyi